sibuka ndamukaritasi nundi munsi umva nkubwire ngo nuko wambaye neza uyu munsi wahinduye nakugura agashati wamaze nago wabingangisha shaka shati wanguriye wayikuye amasuka yishukunya noneho amaso kareba ko utazagenda wabwambaye agatuza fata ya mahero yawe mereza uzazigenda wa nambe ngo gifite ni sha noneho we nazitesera meze neza sewe kamazi yanjye wayamazemo ako semana yanjye wa mugabo we ubu wabuze amazi muri ikaritsiye koko nimba yenda mu rugo adahari muri ikaritsiye naho twajya kuyasaba twahise hasigaramo uturimo imyanda wa ihangane nyine ngumeze utese meze neza cyane baniza kuri phone yawe nka ubone ufite amayinite ngo fata amayinite iyi SMS ni yande ubonye ari yande ubonye ari yande mani je nujya uramvangira kumvikana iyi SMS ndakubaza ni yande Muhaimana nagorwa nuko ubu ngewe aho ngaho harimo SMS nibi naje none dore ngimaze umunota umwe iyi SMS ni yande ninde uri kukwitashe mayi nka data noneho sheri wowe ukaburi igiki ukaburi igiki wowe kandi reka nkubwire jewe maze kukwiyama ese nimba umaze kunyiyama uri kunyiyama nakoze iki kandi noneho nakoze iki wa mugabo kumvikane guhera uyu munsi naguzongera gutunga telefone nta kibazo uzayitunga uko mbishatse nta kibazo ndabikwemereye ese ubundi uvuye he uvuye ubizi wa mudamu wa Supiriyani yari urabizi ko ari kudusaba ubwiyunge nje nawe nagiye kumureba noneho ubwo birangije ngiye nsangana n'uhari bandangira nyine karitsiye yagiyemo njya kumureba ako nta n'ibirenze twiyunze twongeye twabaye inshuti nawe uravugisha ukuri cyane rwose n'ubu ngubu umuntu wambwiye ko yakubonye kuri bare wari uri kujya he kuri bare niyo madamu Supiriyani aba wapi ntago ari haba ngiye naciyeho gutya ubwo wambonye yambonye ndi gucaho nyine nitambukira ndakabonesha no ese uzana kugeze ryari guhera uyu munsi ntabwo uzongera gutunga telefone kereka gihe nzabishakira nkayiguha kuyihe mpamvu rero ni ukuvuga ngo iyi telefone irimo iragushuka uyu muntu nyine wakwandikiye sheri gihe kumvikane mfite nimero nshyashya jewe umbona nta n'izina ririho nyine iyi nimero ni nshyashya noneho yanjye ninde wabikwandikiye ni umukobwa w'inshuti yanjye wo kabyarawe yakwandikiye ngo iki wese ubwo ntabwo uri kureba ntabwo wize uri kubona yandikiye sheri wasanga ari na SMS yo ku cyicaro wabonye ngo nabasheri ngo ni iki ku cyicaro se ukora muri MTN mwese ubu we ntabwo uratunga telefone ngo bajye bakohereza SMS za buri munsi ntabwo birakubaho ubundi wowe wayitunga none ushaka kuvuga iyi MTN aho reba niyo se yakwandikiye ngo sheri wapi uri kubona ari sheri wapi ari kumbwira ngo mukiriya mwiza uri umunyamahirwe wo gutunga smartphone nese babikubwira kandi ufite gatusha nyine baragira ngo nzayigure ariko papa Habimana nabinjije njyewe mwana ukangira ikigori ese ndakugira ikigoryi kugira bigende bite oya ndakugira ikigoryi kugira bigende bite wa mugabo ubizi ko ngukunda ko nubwo narara nirukanka nta mugabo warutaho ntacyo ubwo ngiye ntazi gusoma neza iyi SMS ngiye kwishyira inshuti yanjye nese unjyaniye fone ase ndekura amaye nka data nyine suvuze ko ari yo kuri MTN se nese urakomeje koko oya nyine sumbwiye ko iyi SMS ari yo kuri MTN papa Habimana wagira ka gukomeza ibintu umva
Jureka gukomeza ibintu wa mugabo. Reka shira inshuti yanjye. Uri kunyuma? Inshuti yawe se yihe meza phone yanjye. Meza phone yanjye. Uretse gato. Wowe uranyibwiriye ngo urama phone yanjye. Uretse gato itonde. Wowe uranyibwiriye ngo iyi telefone. Hamagara inshuti yawe noneho uyereke iyo phone twicaye hano. Nanjye mbirebe da nimba utagiye kundemera. Ibintu wihaye. Ubwo ugiye ku meza phone yanjye wa mugabo. Iki? Mafone yanjye. Iki? Mafone yanjye. Umva ibyo bintu twabyumvikanye. Nimba uzi neza ko ayiguze. Ukomeze ujyane telefone. Maguruke se ahubwo ubibone. Mbone ibiki? Umeze phone yanjye. Hariko abantu mugira nika. Ubu none nakintu kibya bintu. Hariko se none se kandi reba nk'uweje wundi iyo telefone hari byinshi imarira. Yamaze. Utikaza nkagukuramo sibu kadamu karitasi. Nundi munsi. Umva nkubwire. Nuko ngo wambaye neza. Uyu munsi wanyinde nakugura agashati. Wamaze nago wabinkangisha shaka shati wangurira. Wayikuye amasuka yishukunya none amaso ukareba ko utazagenda wabwambaye. Agatuza. Fata ya mahero yawe. Mereza uzazigenda wa. Nambe ngo gifite n'imipfuyi. Igira vuba. Mereza. Nani isoni wowe. Fata sekuramo. Mereza nyine. Witonde. Mwiriwe neza. Umeze ute? Meze neza cyane. Ase wandangiye umushoramari uba muri zikaritera ntago waba umuzi? Wa undi w'Ikigali ukunda kugura amasambu. W'umukobwa. Umukobwa? Sha nanjye numva bamuvuga gutyo ariko sindanamukubitaho ijisho numva bamuvuga ngagura amasambi naha muri zikaritiye ibishyamba byose yarabimaze ngabigura. Aho utiye se wabuhaza? Wapi naho nzi mani naho. Nyamukore mwakabyarama. Umva mani komeza ushakisha ahubwo reka ngiye nikomereza. Shaka reka nkomeze mfushe nakundi. Sawa. Muraho. Umeze ute? Umeze neza. Iminsi myinshi. Kuri twese twatwaje. Nago nabanze sha. Musaza wanjye sameza ati. Yewe, wowe urabaza amakuru ya musaza wawe. Icyo utazi nuko ari mama Habimana. Wamusunikiye mu cyobo bakweba amatafari. Uramugora agira ubwenge. Uramugora rwagira yasaze muri karitsiye. Nuko yaranyiciye musaza wanjye afite ikihe kibazo? Yaramwishe nyine kubera bya bibazo by'ihene. Yego se? Nicyo yamuhoye? Nicyo yamuhoye. Yego ma. Reka nkusete. Mperuka guhuye na yangirwa y'umugabo wiwe. Yambaye agashati ari kundatira ngo gashyashya umugore yamuguriye kuzuye imipfunya wagirange nka yakariye. Ariko uriya mugore yamaze kumufata. Yego se? Muhumure mwebwe gusa uriya mugabo se mwebwe muramubona agira ubwenge. Umuntu w'umugabo afurira abana agakarabya abana umugore yagiye muri bare yasohotse n'abakiri. Ubwo disi bw'ikibungo bwamukozeho yamugiriyeyo. Ejo bundi noneho twahuye wa mugore wiwe utwara yarasigishije iki. Yego komara umugabo bamugize igihwinini undi ari kuryoshya n'abandi bagabo yasamye. Ababa yarahwinini Papa Habimana nyine azamutunga kuri none yabigenza azashirwa se ugazamutunga azamushobora abandi bazamujyana abagezweho gusa umuntu wambaye udushati turimo ibipfunyara none yakwiteza umugore usa kuri cyakora pe nako gashati bwawe narako wenda yakuye mugabo wenda aho yari yaraye nose twabibwirwa neza akore kuzika ari byo koko niko kuri yego mana wabigira ute umugabo yagorwa Papa Habimana afite ibibazo kari byiwe gusa nyine Papa Claudine arantumye hirya reka nje kureba ibyo yarantumye ko mbibona ubwo uzadusure nzabasonze kureba musaza wanjye uwo nguwo ko akiri muzima Makuru. Yemeze. Yagendaga. Yagendaga. Hano ni iwanyu. Aha ni iwacu. Twazagusura. Karibu riko. Yego. Kakana mwari muri kumwe kamagambo none nago mukigendana. Isa ntabwo mubona mu rukubu yazerereye. Karakana ko nabonye kavuga nabi. Niko kakiri akana. Wabona ara amaraso y'ubuto. Mbona kirata. Bona uri nakana keza kitonda k'ikinyabupfura. Urakoze neza.
noneho hari ahantu narinjiye aho hepfo buriya naza aho wampa nomero zawe nkazaguhamagara nkakuvugisha nkaza kugusura hari icyo byaba bitwaye telefone nyiguhe zishyiremo wenda nazakuvugisha bikazacamo noneho reka nyemezemo ubwo sawa naribi rero kamagere ubwo nzakuvugisha uzumva nkuhamagaye nta kibazo ugira urugendo rwiza sawa nawe usigare amahoro kana kabugara mbona bite ni byiza amakuru se amakuru ni meza wowe mushoramarira yego ni njye ni wowe yego ndakubonye nubwo nyine twagize guhura rimwe ya uri kutubaza umuntu ariko naje kumenya ko ari wowe mushoramari okay n'ubu ngubu hari aho mvuye kureba ipingi bari bandangiye urutoki nibwo nari mvuye kureba hari n'ahandi mo gutya ahangaha na wa wundi nababazaga ubushize nawe naje kumubona ibyo namushakiraga ndabibona ubu niho ndi kuva gusa nyine hari umuntu umaze iminsi akubaririza ni uko umuntu atazi aho uba tuba twaramuzanye kera afite isambu nini cyane iri ruguru y'amazi ushaka kugurisha ayo bakunda guhingamo imbuto intoryi inyanya ibintu byinshi gusa mushobora no gukubitana kuko yirirwa guhiga umunsi wose uwo muntu wamenyera ari hehe aka kanya ubu aka kanya ubu ngubu mu kanya duhuriyemo hariya hepfo navuye ku gasantere nyine umugabo wo kwanjye hari akantu yarantumyeyo mu byefingi mu byefingi kuko agasantere gahari kuko ndakeka ni nk'iwabo afite isambu nini pe nini riri ruguru yo ku mazi isambu bahingamo inyanya ibintu by'imbuto nyine byinshi sasa nanjye niho ndi kwerekeza ubwo nibiramuka binkundiye ikibazo nuko ntapfa kumumenya umuntu wese ari kubona ari kumubaza pe menya afite ikibazo cy'amafaranga cyane kandi iyo sambu uyihombye waguhombye ikintu gikomeye okay hanyuma sinzi niba wankundira bari bagutumye ibintu byihutirwa se byibuze ngo tumanukane aho niba uza ahantu atuye tugeraneyo ntabwo ari ubuntu ndakwishyura nta kibazo byari byiza pe ariko urabizi nawe abagabo baba bakwiye kubahwa umugabo yarantumye hano ruguru gusa wowe mushobora gukubitana nta ribi reka nkore uko nshoboye kose ubwo niba ari kugira hari igihe turi buze guhura hanyuma tukavugana nta kibazo urakoze sawa